babyita ko bakebura. Ni mwebwe mvuga mwebwe mwishora mu nkundo z'iyi minsi. Nibura uyu munsi hari ibibazo 10 wakabaye kubuzi ugomba kubaza umukunzi wawe kugira wumve niba ari wa mukunzi ufite gahunda koko. Niki wumva uzajya ukunda gukora wishimisha nitumara kubana cyangwa se gukundana? Wumva ari iki kigushimisha mu rukundo rwacu? Ese ni iki gituma uzigama amafaranga? Ibyo ni ibibazo. Iyi ni Telemontagne Rwanda. Ibi ni ibibazo 10 bizakoreka niba umukunzi wawe ari umwe twita uwanyawe. Ni kenshi uzasanga abari mu rukundo by'umwihariko benda gusezerana babazanya ibibazo bitandukanye, harimo ibijyanye n'imyenda bazambara mu bukwe bwabo, ndetse bumva bafite amatsiko umunsi wabo w'ubukwe. Abo ni bamwe. Gusa namwe munyumvanamo, mwe mwibwira ko mwifuza urukundo rwa nyarwo. Ni ngombwa mbere yuko uhitamo umuntu mugomba kubana mu rukundo akaramata. Ugomba kwitonda kuko ushobora kuzisanga ubaho utishimye mu rukundo rwawe kuko utabanje kwitonda mbere na hose. Kuko tubizi rero, ubanza ari nayo mpamvu bamwe mu bahanga mu bijyanye n'imibanire hagati y'abantu barimo Olga Ivankuka, Marisa Peer na Annabelle Knight batekereje kugaragaza ibibazo 10 ugomba kubaza uwo mwenda kurushinga cyangwa se uwo mwenda gukundana kugira ngo umenye niba afite gahunda koko, mbese ari wa muntu wa nyawe. Niki wumva uzajya ukunda gukora wishimisha nitumara kubana cyangwa se gukundana? Ngiki kibazo bakundana benshi bakunze kubaza abantu mbere yuko babana, gusa babikora nabaza ubwenge, ariko namwe mbashize mu bantu baza ubwenge kuko murabimenye. Mu gihe ukibajije umuntu ntuzatungwe no kumva ibisubizo bitandukanye n'ibyo wowe wari witeze kwakira. Gusa icy'ingenzi hano ni ukumva icyo abivugaho. Akenshi abantu bizera ko bazahindura abakunzi babo mu gihe bazaba bamaze kugera mu rukundo cyangwa se mu ngo, ariko ibisuko biri kuko akenshi uzasanga hari ingeso umuntu atapfa guhindura. Urugero, umuntu ashobora kukubwira ati nzajya ndeba umupira buri gihe n'inshuti zanjye. Aha birasaba kuzirikana ko muri icyo gihe bizaba bigoranye ko azajya kubonera umwanya byoroshye mu gihe ari kuba umupira uryoshye. Birumvikana rwose. Wumva ari iki kigushimisha mu rukundo rwacu? Ni ikibazo cya kabiri. Igisubizo uzahabwa hano kizakurika uko urukundo rwanyu ruhagaze, uretse ko bizanagufasha kumenya agaciro aguha imbere yiwe, niba kubona nk'umuntu umufatiye runini cyangwa se niba kubona nk'umuntu watuma ahungabana mu buzima bwe igihe atagufite. Byaba ari byiza umubaje uti ese ni iki gituma uzigama amafaranga? Reka tubyumve neza. Aho kugira ngo umubaze ibijyanye n'amafaranga nyirizina, ushobora kubinyuza muri ubu buryo ukamubaza impamvu imutera kuba yakwizigamira. Ibi bizagufasha kumenya niba hari ikintu yitaho mu buzima bwe. Bizatuma kandi umenya icyo amafaranga azajya yinjira mu rugo rwanyu niba mwenza kubana, icyo ayo mafaranga azajya akoreshwamo. Niba gukemura ibibazo byo mu rugo aricyo kintu ashyira imbere, bizafasha kumenya niba muzatera imbere mu muryango wanyu ukabaho neza. Birumvikana. Ese ubundi wamubaje ku bijyanye n'imyemerere yanyu cyangwa se iyobokamana? Nubwo mwaba musengera mu idini rimwe, mushobora kuba mudahuje imyumvire ku bijyanye n'idini musengeramo. Ni byiza kubibaza ukabimenya rero. Mu gihe mudahuje ukwizera nabyo ni byiza kubimenya kugira ngo mumenye uburyo muzajya mwubahana ku bijyanye n'imyemerere. Ese nihe wumva wakwizihiriza umunsi mukuru wa Noheli cyangwa se ubunane, iminsi mukuru muri rusange? Icyo ni ikindi kibazo. Bitari kumenya aho yishimira kuba yakwizihiriza uwo munsi mukuru gusa, ahubwo bizanagufasha kumenya niba agufata nk'umwe mu bagize ubuzima bwe. Kandi nanone uzamenya niba yishimira kwizihiza iminsi mikuru ari kumwe n'umuryango wiwe. Iki ni ikibazo cy'ingenzi kuko hari byinshi uzahamenyera. Kuko hari ubwo usanga nk'umugabo cyangwa se umugore adakunda kujyana n'umugore we cyangwa se umugabo we ahantu henshi mu ruhame. Bibaho. Rero ibi bizagufasha kumenya niba yishimira kuba yagira aho yajyana nawe. Ese wumva abana tuzabyara bazaba bafite ubuhe mumaro mu buzima bwawe? Iki ni ikibazo ku bantu bifuza kuzashakana cyangwa se kurushinga. Uwo muzabana ni ngombwa kumenya ko afite igitekerezo cyo kuzabyara, ndetse ubu ni bumwe mu buryo buzagufasha kumenya niba mu nshingano ze hazaba harimo abana muzabyarana. Ndetse bizatuma kandi umenya niba kugira abana benshi biri muri gahunda ze cyangwa se niba yifuza bake. Nguko ese imibonano mpuzabitsina waba uyifata ute mu buzima bwawe?
icyo ni ikibazo utagomba kuzasiga na rimwe. Iyi ni imwe mu ngingo zikunze guteranya ndetse no gusenya ingo zitari nkeya kubera bamwe baba batarabiganiriyeho mbere y'uko babana. Ni ingenzi rero kubaza uwo muteganya kurushinga kugira ngo wumve icyo abivugaho. Ni ngombwa kumenya uko mubipanga kuko uzasanga ari igikorwa habaye ukumvikana ndetse no kuba mufite umwanya uhagije. Iyo nta n'ibyo mwari muzi nuko bimeze nyine. Ibi ni ibintu bizabasha kumvikana kandi bibarinde kuzisanga mutari kubyumvikanaho. Uti mbese iyo urakaye ni iki kigufasha kongera gutuza? Niko iki ni ikibazo kidakunzwe kubazwa, nyamara gifite akamaro kanini kuko uba ugomba kumenya icyatuma uwo mubana agaruka mu byishimo igihe yaba yarakaye. Ashobora kukubwira ko uburakari bwe bushyira ari uko agiye muri siporo cyangwa se ari uko akubise umuntu nako natebyaga. Ibi ngibi bizagufasha kumenya uko uzajya umutwara cyangwa se umwitwara imbere igihe yarakaye. Ni umukozi wawe ndi kuvuga rega. Ese sheri ubana ute na mama wawe ndetse na bashiki bawe? Umaze uko abana na mama wiwe ndetse na bashiki be bizafasha kumenya uko ubusanzwe abana n'igitsina gore muri rusange, aho ni ku bahungu. Ku bakobwa wamubaza uko abana na basaza be ndetse na se umubyara. Kumubaza uko abana na mama wiwe ndetse na bashiki be bizafasha kumenya uko ubusanzwe abana n'igitsina gore muri rusange. Numara kumenya uko babana bizatuma nawe umenya niba nawe azajya gufata neza cyangwa se niba akenshi atazigera kwitaho. Uko uzasanga abanye na bashiki be niko nawe muzabana nubwo hari bimwe bishobora guhinduka. Aho ni ku bakobwa. Ni gute tugiye kuzajya twuzuzanya? Iki kibazo nanone ku bantu baba bagiye kurushinga cyiza utazasiga na rimwe. Ubwuzuzanye hagati y'abashakanye ni ingenzi cyane kuko ni imwe mu nkingi zifasha kugira ngo urugo rukomere kandi rutere imbere. Rero ufite inshingano zo kubaza uwo muteganya kubana ku bijyanye n'ubwuzuzanye bwanyu kuko bizagufasha kumenya niba hari ibyo muzajya mufatanya mu mibereho yanyu ya buri munsi. Niyo mpamvu abahanga mu bijyanye n'imibanire hagati y'abantu batekereje kugaragaza ibi bibazo 10 turangije ugomba kubaza uwo mwenda kurushinga cyangwa se gukundana kugira ngo umenye ko afite gahunda mbese ari wa muntu ukugombwa koko. Uyu munsi wakoze ibiganiro bya Tire Montagne Rwanda by'umwihariko ikiganiro umenya byinshi kuri YouTube. Yabagana munsi y'iyi video ukanda ahantu hasa n'umukara handitse ijambo subscribe, ubundi ntujye ucikanwa n'ibiganiro byacu ndetse ibiganiro byacu uzahita utangira kujya ubibona ku kanya buri uko tubishyizeho. Samuel Mugisha niwe mwari kumwe naho ubutaha.